nakugereranye n'urupfuru ntabwo ibyo byumvikana bato. uriya si Jacques zangura mushoma n'ibindi byereza zangura Jacques none se uturutse hehe wowe kandi simera ukuri umukozi w'Imana none se ibyo kandi bije bite uri muri yahuza inzoga kamubwire rero byihorere wa mugabo we burya ribaruwa riraye niko abanyarwanda bavuga ni iki cyakubaye urabizi ko baherutse kuntereza cyamunara none abana barwariye rimwe umugore wanjye Jacqueline nawe yarahukanye none se urumva nabigenza gute rega Jacques icyo si cyo gisubizo cy'ibibazo kuwiyahuza inzoga si cyo gisubizo cy'ibibazo none se wangira nama ki ko hari abagabo badapfa abana reka nkwereke ijambo ry'Imana unanijwe n'ubuzima ese ufite ibibazo bikugarije nta kindi gisubizo wabona usibye amasengesho gusa hamwe n'umuhanuzi Pastor David Imana yaguhindurira amateka dore uko wabigenza fata telefone yawe winjire kuri YouTube wandikemo Sorowamu TV urabona ibyigisho ndetse n'ubuhamya butandukanye ushobora kandi guhamagara Pastor David mugafatanya gusenga kuri telefone 0782593663 ndetse wibuke gukora subscribe kuri channel Sorowamu TV. Sorowamu TV inkuru nziza kuri bose.